wagize neza ndetse wahisemo neza nyuma yo guhesha amaso yawe, amatwi yawe ndetse n'ibitekerezo byawe biba agaciro kabyo, kuko ngo icy'agaciro kigira agaciro iyo kiri mu mwanya wacyo. Abandi bahitamo kumva umuziki, kureba films cyangwa se kumva ibijyanye na siporo bidasiganye no kubireba, ariko wowe wahisemo neza, wahisemo urukundo, wahisemo inzira nyakuri. Hari ibibazo byinshi abantu benshi bakunze kwibaza, ushobora nawe kuba wakwibaza muri aka kanya. Ushobora kwibaza uti ese ubundi urukundo ni iki? Urukundo rwateye imbere cyangwa se rwateye inyuma? Ese rwateye imbere mu gihe twe turi mu iterambere cyangwa rwateye inyuma mu gihe twe turi mu iterambere? Hamwe n'ibindi byose wibaza, komeza ujye ubana natwe muri ibi biganiro tukwiza mu YouTube channel yitwa Genius TV. Urukundo ni imwe mu mbaraga zikomeye zayoboye amateka y'isi kuva kera na kare. Abantu bagiye bakundana mu buryo butandukanye bishingiye ku mico, imigenzo n'ibihe banyuzemo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko se urukundo rwa kera rwatandukanye hehe n'urukundo rw'iki gihe? Reka dusubize amaso inyuma turebe uko urukundo rwagiye ruhinduka mu mateka y'isi, mu mateka yaranze isi muri rusange. Ku mwanya wa mbere reka tuhere ku rukundo mu bihe by'abashema cyangwa se muri ancient civilization. Kera cyane mu mico ya cyami nk'iy'abanyamisiri, abagiriki, abanyababiloni, urukundo rwari rufitanye isano n'ubutegetsi. Mu Misiri ya kera abantu bemeraga ko urukundo rwari impano y'Imana ndetse ko umwami n'umwamikazi bagombaga gukundana, ariko bikaba no mu nyungu z'igihugu cyangwa se mu nyungu za politiki. Mu Bugiriki ho urukundo rwari rutandukanye. Hari amoko atatu y'urukundo. Hari urukundo rw'ubucuti philia, urukundo rw'amarangamutima eros, urukundo rw'ubwitange arirwo agape, ndetse no mu nkuru z'abagororokazi b'icyo gihe nka Helena wa Troy, urukundo rwashoboraga guteza intambara hagati y'ibihugu bibiri cyangwa se hagati y'abantu babiri bakundana. Aha ngaha urahita wibuka filime yitwa Troy yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2004 by'urukundo rw'indwanyi yitwaga Brad Pitt nka Achilles ndetse na Eric Bana wakinye nka Hector wo mu bwami bwa Troy. Iyi filime yose muzayihabwa kuri YouTube channel yitwa Genius TV. Cyo musaba ni gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro tubwiza mu YouTube channel yitwa Genius TV. Umwanya wa kabiri, urukundo mu bihe by'ubukoloni medieval times cyangwa se king and queen love stories. Mu kinyejana cya 10 ndetse cya 15 urukundo rwatangiye gukura mu buryo bushya. Mu bwami bw'Uburayi umwami yagombaga gushakana n'umugore babonye ko ari mwiza ku nyungu za politiki, ariko se urukundo nyarwo rwari uruhe? Kangaha mu kinyejana cya 10 n'icya 15 bashakaga bagendeye ku uko babona umuryango cyangwa se bitewe n'uko babona uko ibintu bimeze. Urukundo rwa nyarwo rwari uruhe? Nibwo haje inkuru zikomeye z'urukundo nk'urwa Romeo na Juliet rwazanywe na William Shakespeare. Byari bigaragaza ko urukundo rurushaga imbaraga itegeko ry'imiryango. Hari n'izindi nkuru zagiye zitangwa zagendaga zivuga urukundo ndetse zivuga ko urukundo rufite imbaraga zikomeye zirusha iz'umuryango, atari ngombwa ko imiryango yinjira mu rukundo rw'abantu babiri bakundana. Tujya ku mwanya wa kane, urukundo mu bihe by'ubumodern. Aho ni mu kinyejana cya 19 n'ikinyejana cya 20. Aha ngaha benshi muri mwe mwari muriho. Satan, Love and Revolution. Mu bihe by'igihumbi 1800 n'igihumbi 1900 urukundo rwatangiye kugira isura nshya. Aha niho hatangiye gutera imbere urukundo rushingiye ku marangamutima kurusha gukurikiza amabwiriza y'imiryango. Ibihangano bitandukanye byagiye bivuga ku rukundo rwisanzuye, aho abantu batashyingiranwaga ku bw'agahato bitwa bisangaga mu nyandiko nk'iz'umwanditsi Jane Austen wahariye ko urukundo rugomba gushingira ku kwihitiramo uwukunda. Mu gihe cya mbere cy'ikinyejana cya 20 inkuru z'urukundo zatangiye no kujya muri sinema ndetse n'indirimbo z'urukundo ziba bigezweho, ndetse zimwe uzasangwa Genius TV. YouTube channel yitwa Genius TV niyo uzasanga indirimbo z'urukundo zo mu bihe bya kera. Ku mwanya wa nyuma tunasoza urukundo muri iki gihe cyangwa modern love ikinyejana cya 21. Nk'uko bigaragarira amaso ubu ngubu urukundo rwarahindutse kurushaho. Gukundana ntibisaba abantu kuba bari hafi y'umwe n'undi nk'uko byahoze, nk'uko ikoranabuhanga ryatumye gukundana bibaho nk'aho abantu bari kumwe kandi bari kure cyane. Imbuga nkoranyambaga nka Instagram, WhatsApp ndetse na Tinder byahinduye uburyo abantu bakundana. Ariko se urukundo rwa kera rwari rwiza kurusha urw'ubu? Cyo ni ikibazo wakwibaza. Cyangwa se ikoranabuhanga ryatuzaniye uburyo bushya bwo gukundana? Ni ibibazo benshi bakunze kwibaza, ibisubizo byabo bikabura. Uko ibihe byagiye bihinduka niko urukundo rwagiye ruhinduka. Gusa kimwe mu byakomeje kugaragara nuko urukundo ari imbaraga ikomeye ishyira hamwe abantu igakomeza guhindura amateka y'isi. Ese wowe wumva urukundo rwo rufitanye itandukaniro rinini n'urwa kera? Tanga igitekerezo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo kandi ntucikwe n'icyegeranyo cyacu gikurikira. Ndagusaba gukora subscribe kuri Genius TV kuko ibyo bizatuma dukomeza kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. I love you so much.